niba ufite ibigo by'imari cyangwa se ufite business ushaka gukuza, niba ufite company runaka cyangwa ufite plan runaka ushaka kuyamamaza, waduhamagara kuri 0735 91 29 39. So twagukorera business plan cyangwa tugakwamamariza ku rubuga rwacu. Dufite urubuga rukurikirwa n'abarenga 7,000 bo hanze, ku migabane yo hanze harimo Philippines, India, Canada na America. So ushaka yuko tugukorera plan cyangwa se tugakwamariza ibicuruzwa byawe, ufite company, ufite ibyo ushaka kugeza ku bantu bo hanze, ufite imishinga myinshi ushaka kugeza ku bantu bo hanze, twagukorera business plan, twakwamamariza. So icyo usabwa ni ukuduhamagara kuri nimero yacu. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese ni gute business yawe yakura, cyangwa se ni gute wakoresha analytics muri business yawe ikaba growth. Ese ni iki ukeneye gukora muri business yawe? Welcome, ni biri mushyano, cyangwa se ushaka kumenya byinshi cyane bijyanye na business. Iki ni igice cya 4. ndagira ngo ukore subscribe, ukande like, ushare iyi video kuri bagenzi bawe. So twose cyane tugiye gutangira business yawe. Ikintu ukeneye kuyikorera, ukeneye gukora analytics, imibare runaka y'abashoramari bawe, ukamenya ese abashoramari banjye ngomba kubaha iki nakora kugira ngo abashoramari banjye bakomeze bashore imari muri company yanjye cyangwa se muri business yanjye. Uyu munsi rero twifashishije analytics, tugiye kureba hamwe uburyo wakora business plan yawe runaka. Ufite umushinga muto cyangwa se umushinga munini, iyo ni business irunguka. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese kuki mfite business ariko ikaba itagera ku rwego mpuzamahanga, kuki mfite business ariko ikaba itarimo gukura buri muntu wese ayishimira, ese kuki ndi guhomba, kuki ndi gusubira inyuma, kuki ntari kubona imibare ya analytics izamuka, kuki ndi kubona ibihombo cyane kuruta uko nabona inyungu. So uyu munsi rero ngiye kubwira igituma ubona ibihombo cyane kuruta uko wabona inyungu. Nuko utajya ureba muri analytics yo mu minsi 28, nyine ufate ahantu wanditse mu gakayi, nibyo twita analytics. Ibicuruzwa wagurishije, ugende ubare ese narungutse, narahombye, ese ni ibiki nasesaguye bitari ngombwa, ese ibyo naguze byarungutse cyangwa byaramombeye. Ufata umwanzuro kuri analytics yawe. Nusanga warahombye, ubutaha mu minsi 30 izabikurikiyeho uzakosore ibintu runaka ugende kuri analytics yawe. Wibaza ati se abakiriya banjye nabafashe neza cyangwa se narabaretse baragenda, ntago nabahaye care, sinababwiye neza. Why kuki udaha care abakiriya bawe? Umukiriya umwe ni umwami, yakuzanira abakiriya 1000. wowe ubishaka ko umukiriya akuzanira abakiriya 1000, nuko ugomba kumuha care, nicyo bita good service, ukamwitaho. Kandi ikintu ugomba gukora ku muntu ufite company runaka, ugomba kureba ati se abakozi banjye bitaho ko bikwiye, cyangwa se bagenda bamvuga nabi kubera ko nta kundo mbafitiye ntaki. Ujye ugenzura abakozi bawe, unabahe n'impano kugira ngo bakugeze kuri byinshi. Buriya umukozi umwe wakoze neza aruta abantu 1000 bakoze nabi. Kandi ntukajye wumva kuri boss mu kazi ngo uze wafate nabi, ugerageza uganize abakozi bawe, kuko abakozi bawe niyo nkingi ya mwamba ikugeza kunoza konsinzi kuri success. Kandi ujye ukoresha AI mu buryo bwo kugira ngo iguhereze ibisubizo bigeneratinze. Ntukajye ubera umutwaro abakozi bawe, ujye nawe ushakisha uburyo wakoresha kugira ngo ukomeze ube success.
ikintu cy'ingenzi cyangwa inama y'ingenzi guha umuntu wese ukoresha abakozi cyangwa se ufite bizinesi, ugomba kumenya umukozi runaka cyangwa se umukozi ugukorera wese aba ari intsinzi ya kampani yawe cyangwa se intsinzi y'ibyo ukora. Rero ikintu ugomba gukora, ugomba kumwubaha, ukamuha respect, ukamwereka ko mu kazi murimo bibaho kandi bigomba kurangira, kandi ukajya unamuha na ka bonus kugira ngo yishime akore neza akazi kawe. Ibyo nubikora uzaba ubaye successful muri business yawe. Umukozi ni inkingi ya mwamba. Umukozi niwe muntu ukugeza kuri byose ushaka, kandi ndagira ngo ujye ukora analytics, ujye ufata agakayi wandike ibyo wagurishije, numara kwandika ibyo wagurishije ubishyira ahantu. Mu minsi 28 ukwezi kurangiye, ujye usubira muri analytics yawe urebe ati narahombye, narungutse, umenye n'abantu ugomba gushoraho imari, umenye n'abantu bagufasha, umenyane n'abantu babikora. Ujye ujya kuri YouTube usacinga ati ni gute business yanjye yakura, ni gute nazamura business yanjye ikaba successful. Kandi ujye ukorana na ba membership, ujye ufatanya na analytics, ujye ukorana n'ibigo bikomeye by'imari, kandi ntukajye ugira ubwoba bwo gushora ahantu ngo utazahomba. Kandi ujye utekereza cyane kurusha gukora. Buriya igitekerezo cyiza kivamo ingingo y'imari iruta isanga miliyari 300. Buriya iyo utekereje neza waba successful. Reka ubutaha tuzagaruke turebera hamwe ese ni gute nafata neza umukiriya wanjye, ese ni iki nakora kugira ngo abakiriya banjye bagume banyumvemo. Niba ari bwo bwa mbere ukira kuri channel cyangwa se ari bwo bwa mbere ugikandagira kuri uyu muyoboro, twigisha ibijyanye n'ikoranabuhanga, uburyo wazamura business yawe. Niba iki kiganiro kikunyuze cyangwa se akaba hari izindi nama ushaka ko twakugira, waduhamagara kuri nimero twatanze, kandi ndakwibutsa gukora subscribe niba ushaka kujya gukurikirana ibiganiro runaka byo kuri uyu muyoboro kugira ngo uzagere aho ugeze.